umbabarire kuba nongeye. Ako Deni igihe nagendera cyari muri telefone ngiye kubikora reba kuva mu gitondo nta kintu urakora ntiwakora gusenga inkomesho wavego hasi mama kameze vuba wahashye kanjye ubwo se abana bararya ryari ariko koko mana yanjye si ubwo narabyaye cyane naherekeje abandi ntunaraha kanze ntiyute ngeyo uko ameza ntayasize niko akiri ntiwogeje ibyombo mana yanjye akoze n'ikintu byara umbabarire kuba nongeye kugukumbura nanabazo y'umutima. injira Naramutse mukomere mbese unashima Denise yaba ahari se namushakaga cyane kabisa kuko ashize igihe tutabona. okay nta kibazo wicaye mutegereje mu kanya bageze bana bikamutegereze kabisa nimba arihuta nubwo mwari mukomeye se turaba dukomeye cyane kabisa kanza n'akandi gatebe tube turi kuganira twaba turaganira ndetse umutima kurugo n'umugore bazanye n'umugore muna wuzuye kabisa ndangije kugavoma akazi kanyishe hajya isiko si yambwiye ngo mbe najya guhahara ngo ngutekere hakiri kare kandebe amafaranga yanzigiye kanjye kugareba nzane bate n'agakapu ndi kuguhaye urashonje ndi kubona n'inzara yakugeze ndi kubona isaha yageze yego rata ja kangire vuba kubona isaha yageze mugani ewa ndagira umuntu winjira hano tuzi ko twembujije nibinjira hano gatanga ura mungu yongeye kugaruka hano banakubwiye iki sinakubwiye se utomeye kukubona urankunda ariko mana yanjye ubwo se mbera kubonye wamubwira ngo iki Geta kintu mbati gutinya iwanyu nabwo nasoni gomere umva ndakwinga nyura hano taha ukabura impamvu Sawa murakoze kandebe ko najya ukamira ndasanga
agandi bahise ko harimo yani we guhaha ko abikomandije nazana ko ibi ngibi byo ubwo rero biriya byo ndahita njana imbabura umukanya ma ibyo kamwe naka nanjye nakanye tujye turasangira ubundi ko twese turi bamwe nge nagize kubura amafaranga nawe ugira kubura umubyeyi wawe nawe aguta umaze kuba guco kumbaga n'akantu kataryoshe umuntu kwambaye yara kuri botike iriya botike bacuruza utuntu turyoshe gusa amaperasi ndagura kajya yembaga kwirira rero wagira ngo urarishanyaga ibyatsi n'ifu karishanya ariko itombonaga ndambo wagiraga isubona wagiraga imbo ndambo wagiraga kibarazigiraga bakimara kukoroga nduvuge aba yariyemeje amafaranga gose gafite akayatanga agasigara ari heru akemeza akakuvuza ngagiraga imbo nanjye mbita kandi uraganza angalikano nusonza nzare biguhitanye urakajya anjane vubaho anjane iyo ndawe urebe ko washiramo n'ibindi Yazaje ko igihano. Usinigeze cyangwa mu gihugu Se mama kanze mubwire. Urebye uramuhu ukareba ukuntu ameze. Ngo akwiye kugera hano koko. niba utamushaka wenda niba mushaka utamushaka ujye umusubiza neza ure kumwitegekera Ariko se ubwo se niki cyatuma natamwitegekera uyu ujye wiyubaha nk'abandi bakobwa mama wagiye se wagira akakususuza umuryango wacu. ntabwo ari ukubasuzugura Mama ukanze gutyo kanjya guteka. ndaguteka ariko ujye uvuga neza ntukujye kumwigekera Mari zose Mazo bidesi. zineza kabisa Amakuru. kuni meza Ayo ayise. haya hadizi wabona kapuni zani Mbone si zose zizere kwemeza neza ko nta bibazo Kasha se. Wai kabisa Mari kose zahari kabisa ariko naje mugomba kunyegera umushahara kabisa kwanyero nta kintu mbazi kubona Nta kibuze bana amafaranga arahari wewe juzani mari nziza gusa. zizo Abonye bora zingahe? muzi ko ibintu biba bitemewe n'amategeko nayo murabizi rwose ntibafashe mugiye mukangara tete ni zose izi zose Izi zose ni bora. Okay, amafaranga arahari. urabona ni ubwa mbere dukoranye ubundi uriya Mr Chris twari dukorana neza ko ubwa mbere simamva kohereza sinzi iyo yerekeye Mr Chris turakorana. none sinzi ko yakohereje uyu munsi w'inka atiyizi yenyine Impamvu ataje hari ibindi yari yagiyemo. hari ibindi yagiye ariko mwari mwavuganye neza igicondo gika kukizi ko utari bungoye uramanza wishyure mbere uko nguha imari nanjye none mufite guhemba abantu nyine abantu nigiye kuza rimwe mfite kubahemba umanze munyishyure kandi njye nyishyurwa kashi sawa Nta kibazo. erega nkunda gukorana n'amafaranga riga
amafaranga arahari wabanza ukabara se ndakora rwose nshaka gukorana n'amakashi nk'uko bisabwa ngomba gukora kashi nk'imari samungu wanjye akazi keza umva rero ubwire umusore wanjye urabizi ko ibi bintu ducuruza bitemewe n'amategeko ugomba gukoresha ibishoboka byose ku buryo nta muntu uzamenya yuko njye nawe